dufite abantu benshi bameze nk'abadufubitse ariko batazigera babona Imana. Baradufubitse batubereye nk'ibikuvureri, batubereye nk'ibikuvureri, barimo barafubika ariko batazigera babona Imana. None se niba uririmba ugasambana, niba udiyakona ukaroga, niba umukristo ukanywa inzoga, wowe uri gufubika abandi ariko ntabwo uzabona Imana. Gashimira Imana ko twagiye tubona ukuboko kwayo mu bihe bikomeye. Sinjye wabonye ukuboko kwayo njyenyine, ahubwo nawe wabonye ukuboko kwayo. Reka abantu babonye Imana tuyikomere amashyi menshi cyane. Reka dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Kubasanze twivuze nitwa Masengesho Innocent, ngorera umurimo w'Imana muri paruwasi ya Rugerero, umudugudu ukaba Rugerero. Kuri uwo mudugudu ari umudiyakoni, mfite umugore n'abana babiri. Imana iduhanugisha mu izina rya Yesu. Amen. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa. Turasoma mu gice cya 22. Igitabo cya Yosuwa mu gice cya 22. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 19. Turaza gusoma no mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Turasoma mu gice cya 15, dusoma umurongo wa 6. Ndumva impapuro zikivuga. Igitabo cya Yosuwa igice cya 22, turahera ku murongo wa 19. Haravuga ngo, niba igihugu cyanyu ari igihugu cyanduye, nimwambuke muze mu gihugu cy'ubuturo bw'Uwiteka, aho ihema ry'Uwiteka riri, muturane natwe, ariko mwe kugomera Uwiteka natwe mwe kutugomera, ngo mwiyubakire igicaniro kidatunganiye Uwiteka Imana yacu. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Turasoma mu gice cya 15 umurongo wa 6. Haranditswe ngo, umuntu utaguma muri nge ajugunwa hanze. Ajugunwa he? Hanze. Munyikiriza, ajugunwa he? Hanze. Hanze y'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Ayo niyo magambo y'Imana. Imana yadushize ku mutima kugira ngo tuyaganireho, kandi dufite ibyiringiro ko Imana iri bubane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana rifite intego cyangwa se umutwe w'intego uvuga ngo ingaruka zo kutaba mu ihema ry'Imana. Ingaruka zo kutaba mu ihema ry'Imana. Ingaruka zo kutaba mu ihema ry'Imana. Kutaba mu ihema bisobanuye ngo hari n'ibyiza byo kuba mu ihema ry'Imana. Hari ingaruka zo kutaba mu ihema, ariko hari n'ibyiza byo kuba mu ihema ry'Imana. Aya magambo dusomye ni amagambo atubwira ku nguru z'Abisiraheli. Uyu ni Yosuwa dusomye, kandi murabizi ko uyu Yosuwa niwe wasimbuye Mose.
afite imbaraga zikomeye, arakiza. Yosuwa Imana imutoranya, yamutoranije kubera impamvu zigeze kuri eshanu. Impamvu ya mbere kwari kugira ngo asimbure Yosuwa, nako kwari kugira ngo asimbure Mose. Kuko Yosuwa Imana kumutoranya, nibuke ko Abisiraheli bava mu Egiputa bari kumwe n'uwitwa Mose, ariko Mose amaze gutambuka, Imana itoranya Yosuwa kugira ngo ashobore kuyobora ubwoko bw'Abisiraheli. Abo turi kumwe, haleluya, amen. Ubundi nkunze kubwira abantu ngo inyuma y'umuntu hari undi. Yaba umuntu yamenyaga ko inyuma ye hari undi, yakitwaye neza mu byo akora, cyangwa agakoresha igihe cye neza mu gihe Imana imuhaye. Abari kunyumva, haleluya, amen. Ubundi hari abantu bazi ko ari kamara. Umuntu akakubwira ngo ndahari ibindi byakora, ndahari ibindi byagenda neza, ariko naje kugutangariza ko Imana igifite abana ba, iracyafite abo yahamagara. Abari kunyumva, haleluya, amen. Imana iracyafite abo yatoranije. Niko ijambo rivuga ngo abo yahamagaye yarabatoranije, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije. Imaze no kubatsindishiriza yabahaye ubwiza. Muyimana icyubahiro y'akabyara, Imana ihabwa icyubahiro. Nari ndi kuvuga ngo ntukatekereze kuri kamara, kuko iyo utambutse Imana itoranya undi. Itoranya undi, itoranya undi. Mu yandi magambo, witekereza ko muri kora uramutse uvuyemo izina ry'Imana ritahabwa icyubahiro. Yes, Imana ifite abantu, ifite abantu. Hari igihe umuntu yirata, ati nzi kuririmba, ati ndabwiriza, bamwe ati turahanura, ati ndamutse mbwiye, baba bahombye. Yego, ariko Imana yo kabyara nihabwa icyubahiro, nihabwa icyubahiro, nihabwa icyubahiro. Uyandi magambo ndashaka kuvuga ngo koresha igihe cyawe neza. Abo turi kumwe, haleluya, amen. Mwanyikiriza, haleluya, amen. Twongere, haleluya, amen. Koresha igihe cyawe neza, neza, ugikoresha neza, neza. Kubera ntabwo itorero ryubatse ku muntu, ahubwo itorero ryubatse ku rutare, kandi ni urutare rutanyaga, rutanyaga. Guhamagara Yosuwa rero kwari kugira ngo asimbure Mose, kwari kugira ngo asimbure icya kabiri, kwari kugira ngo Yosuwa yambutse Abisiraheli Yorodani. Kubera iki? Niba musoma ijambo ry'Imana, Mose yambukije Abisiraheli inyanja itukura, kandi murabizi Mose yari umunyamasengesho, yarasengaga. Reka nambibutse ko Mose amaze gupfa, Imana igatoranya Yosuwa, ngo imaze kubamurikira Yosuwa, baravuze ngo ntabwo Yosuwa yatuyobora. Kubera ko atabayobora, baravuga ngo Mose yari azi gusenga, Yosuwa kandi asenga. Undi Yosuwa yari ingabo, yari indwanyi. Mu yandi magambo, yari umugaba w'ingabo. Ariko Imana imutoranije, ibwira Yosuwa, iramubwira ngo nubwo ngutoranije, ndashaka gukora ikintu gikomeye kugira ngo Abisiraheli bamenye ko ndi Imana ishoboye byose. Abo turi kumwe, haleluya, amen. Nibuke ko yamubwiye ngo uyu munsi ndigaragaza mu Bisiraheli, nderekana ikinyuranyo ko ndi Imana ishoboye byose, ko ndi Imana ishoboye byose. Undi wowe humura, korera Imana, nuyikorera neza
ikinyuranye. Abantu bazavuga ko wakoreye Imana. Wikwishakira icyubahiro ngo ushake ko twakukamira. Oya, tegereza Imana yo kabyara izaguha icyubahiro igihe kigize gute? Mwagize ngo Imana ya buri nzira inyuramo. Abatiko haleluya. Wishaka ko bagukomera amashyi kitari cyane. Reka igihe nikigera bazagukomera. Munyike bazagukomera amashyi. Hari abantu bayasaba ariko bakayasaba igihe kitari cyagira gute? Kitarage. Mujya murababwira ati mwitonde. Mujya murababwira ati mwitonde. Nibishaka bazagukomera amashyi. Sinigeze kubabwira ko hari umuntu wambwira ngo nzapfa ndimbwa. Ntabwo nabibabwiye se. Ngo azi imibare nsanga imibare zirimo amoko. Nsanga harimo imitimbwe, harimo ibihomora, harimo nyakabwana. Ndibaza ngo nzapfa ndiyihe? Nzapfa ndi umutimbwe, nzapfa ndi umusega, nzapfa ndi nyakabwana. Kandi nanjye nirabye nsanga ndasenze n'amoka. Hari igihe abantu bavuga ariko bakavuga iby'ukuri. Rero nibavuga iby'ukuri ntukaburane, uzategereza Imana ikurenge igihe nikigera. Abo turi kumva haleluya. Abo turi kumva haleluya. Uzategereza ikurenge kuko Imana ishobora guceceka ihari. Ishobora guceceka kandi igize gute? Ihari igaceceka kandi uri gusenga, kandi uri kuririmba, kandi uri kubwiriza, kandi uri kudiyakona. None se twahabye abana bishwe na bwaki ari uko twakoze ibyaha? Cyambere papa yari mwarimu, ari umukozi w'Imana. Ko yakoze, ko yavugije akagoma. Aba bapasiteri bayoboye mubonetse murahari ariko baravuzaga akagoma habona kumwe bagahereza Imana icyo bagataha. Haboneka babi nta nsengero zabaga ariko Imana yemera ko ageragezwa. Abo turi kumva haleluya. Amen. Hari abantu bazi ngo umuntu ugeragezwa ni umunyabyaha. Ntabwo ariko bimeze. Ntabwo hageragezwa umunyabyaha. Hoya akenshi usanga n'abanyabyaha baguwe neza. Niko Dawidi yabajije abaza Imana atari komana kubera iki abanyabyaha bameze nk'igiti giteye mu mazi. Igiti giteye mu mazi wagira ngo kirumase, cyera neza, ibibabi biratoha. Kubera iki baguwe neza, barahinga bakeza, bagura imodoka ntizigwa mu muhanda, barabyara, babona akazi. Ariko twebwe twakoze iki? Haleluya. Amen. Imana ireba ku masengesho. Imana ireba ku masengesho ikareba uko wasenze. Ntabwo uri mu gihugu cy'u Rwanda. Muno harimo abantu basengera mu mazi, basengera mu biti, bakora ubutayu bw'ingendo. Ariko Imana ikemera yuko ugeragezwa kandi hari. Abo turi kumva haleluya. Amen. Munyikiriza cyane haleluya. Amen. Baba tujya abana 10. Noneho mama yapfuye atwawe n'inda ya 10 adusiga turi abana 9. Muri abo bana 9 hariya ku mwana wa mbere barwara bwaki wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane baranzibuka, kuwa gatandatu, kuwa kane, muratekereza byari ibyaha.
ikimana ibigambiriye kuzakugira cyo. Abandi bamurikiriza haleluya. Amen. Murikiriza cyane haleluya. Ikimana ibigambiriye kuzakugira cyo. Rebo mwicaranye mubwira ngo hari ikimana igambiriye kuzakugira cyo. Hari ikigambiriye niko yavuze ngo murakamirwa ku minzani iresha nimara kubona ko ngeze ku gipimo izanguramo meze nk'izabu yatunganijwe mu ruganda kandi izabu ivuye mu ruganda nibwo igira agaciro. Reka nakubwire ngo iyo tugeragejwe tugashobora kuva mu kigeragezo neza nibwo tugira agaciro. Ntabwo ushobora kugira agaciro udafite ubuhamya. Ariko haleluya, ntabwo ushobora kugira agaciro David arasimo enekota arasireta. Ntabwo ushobora kugira agaciro. Urakoze cyane mwami wacu, urakoze cyane. Ntabwo ushobora kugira agaciro udafite ubuhamya bwo mu nzira. Udafite ubuhamya ntabwo ugerayo. Udafite ubuhamya urangira vuba. Urangira vuba. Udafite ubuhamya Jeremy, udafite ubuhamya urangira vuba. Ntabwo wita ndagutinda. Ndagutinda. Abo turi kumwe haleluya. Munyikiriza haleluya. Ndagutinda. Nababwiye ko nabwirije mu isoko. Kubwiriza abantu batakumva. Hari igihe umuntu aza mu rusengero ukagira ngo ni umudasa akarakara kabona uri kurakara amateraniro arangira. Ntabwo pasiteri n'abasa bakene barimo ngo bagaburire. Umaragenda uko waje. Ntabwo ndamara kubwiriza ngo mbase umukene uri babiri bagire icyo mumari. Ariko Yesu urabera hose cyane. Aba turi kumwe haleluya. Yesu urabera hose yavuze ngo munyikoreze amaganya yanyu. Munyikoreze. Aba aribo wikoreza amaganya. Urarakara ibyo bikureba kuko ihemba umuntu wakoze. Reba uwo mwicaranye mubwire ngo ihemba umuntu wakoze. Tabona nambaye ikoti ukagira ngo sinarikoreye igihe kirekire. Nageraga hano ryambaye se nabikoreye igihe kirekire. Ihemba umuntu wagize gute Chabuni mwenye tukasange ati kubali kuri kujibu. Namubwira ati nananu turi kujya neza. Narimba basutari kujinya niko namubwisha. Rero reka mzibuhe. Abaturi kumwe haleluya. Amen. Abakunda Imana haleluya. Amen. Reka mzibuhe kuko bigiye. Kubabuza Yordani byasobanuraga gucishwa mu bigeragezo. Yordani isobanura ibintu bibiri cyane. Sobanura ibigeragezo. Bigeragezo.
kwambuka Yorodani no kwambuka inyanja itukura. Kandi nta muntu ushobora kunezererwa ibigerageza, ntabwo bishoboka. Tukandeshe. Abisirayeli babwiye Mose ati iyo tureka tugapfira mu Egiputa ntabwo azahizira. Mose arababara asanzira amubwira ati Mose ati karame tinigikiri tumizi ndakira. Mose ati sawa ndaburi kureba Abisirayeli bari gukora. Imana ati genda ubwira Abisirayeli bakomeza bagire gute? Reba kubwira umuntu wa murayi ngo natanga 5,000 z'inyubako. Reba kubwira umuntu w'umukene nukubabwira mukomeze kugira gute? Mugende. Mose bazamura kwizera, ariko icyapa tukagira kwizera. Haleluya. Kwizera aravuga ngo ageze imbere ya Isirayeli arababwira ngo mwihagararire muri murebe agakiza k'Uwiteka. Haleluya. Muri murebe agakiza humura, agakiza k'Uwiteka karacyari. Ntabwo itanga umugisha ngo ushireyo, umugisha uracyariyo. Uracyagize gute? Uracyari. Cya gatatu kwari kugira ngo asenge Yeriko. Kugira ngo gusenge Yeriko biroroshe. Yeriko bayizengurutse karindwi. Bazenguruka bagaruka bagasanga amabuye aracyari. Ariko uzamuka ikigeragezo ugasanga iminsi 3, 2, 5, 6, 10, 20, ukajya urataha ugasanga ikigeragezo kiracyakanuye. Kibaza ati ndasenga jumudayimoni si narasambanye si nanyweye inzoga si narasi nuko nabikoze ko nazihange iri kumbori. Wasenga wagaruka ugasanga kiracyakanuye. Ati ndaho nagiye. Ariko komeza uzenguruke nugera ku munsi wa 7 kizahinduka. Haleluya. Amen. Mubyibuke amaze gusenga Yeriko atekereje uko yamugoye, atekereje uko yababaye. Aravuga ngo umuntu uzaza akubaka Yeriko akongera akayisana, agishyiraho fondasi azabwisha umwana we w'imfura, kandi agishyiraho ibikingi by'amarembo azabwisha umuhererezi. Atekereje uko Yeriko yagize gute? Mwandikiza. Haleluya. Amen. Atekereje uko Yeriko yagize gute? Niba hari ikintu kivuna ni ugusenga. Gusenga biravuna cyangwa ntibivuna? Biravuna. Ntabwo urafata yitatu ngo ujye urabona imikororombya. Waba uri kugenda ukagira urabona imikororombya ukavuga ati ariko sigiye kugwa mu rwobo cyangwa kubera gusenga. Ariko dushimira Imana naho twababa ntabwo tuzababara iteka. Haleluya. Amen. Munyikiriza. Haleluya. Amen. Berazi Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Baramuka Abisirayeli bageze hakuno ya Yorodani mu bibazo bene Rubeni na bene Gadi n'igice kimwe cy'umuryango wa Manase bahuye na Jakubeli mubyibuke.
mose ati si mugiye kuguma hano ko atari Kanani, ko Kanani ari imbere, mwareka tugakomeza urugendo. Baramubwira ati tubabarire, hano hari gakondo. Ubundi ikibazo dufite ni abantu basigayeho Imana itari. Nicyo kibazo dufite. Bashaka gusigara mu magoba, kandi Imana igambiriye kutugeza i Kanani, ariko bashaka gusigara kubamo Galilaya. Yese uwitwa Mose ngo arababwira ati ariko mugiye kutubera nk'uko bene so cyangwa abanyoko ba so batubereye, bagahisha imitima y'Abisiraheli turi Kadeshi Barinea. Hari abantu bahisha imitima y'abantu bakubwira ngo muri gusenga ntacyo uzageraho, bizakumarira iki, ariko dufite Imana ishoboye byose. Kanabikubwira ati bizakugeza. Hari umuntu wambwiraga ndangiye kubwiriza, Imana ikimpamagarira ubutumwa bwiza, arambwira ngo uri kwaka ariko ejo uzaba wasi. Ndabyibuka byari dutumye Cyangugu, turi babiri kumwe n'uwitwa Manuel, muramuzi. Tuvuyeyo baratubwira ngo muri guhinga, ariko ayo muzaba mwasimye. Ndashimira Imana ko tugihagaze. Aba turi kumwe, haleluya. Turacyahagaze, turacyavuga Imana ishoboye byose. Mwayikomera amashyi menshi cyane yo kugira aratubwira ati muzagerayo, aratubwira ati muri kwaka, hari muri gusenga. Ariko hari icyo Imana yagukoreye, ntabaguciye itegeko, ntabaguciye itegeko. Tibizakugeza he, uzapfira mu nzira, ntacyo bizakumarira. Uri gusenga iki? Ariko turashimira Imana, turashimira Imana, turashimira Imana, turashimira Imana, turashimira Imana, turashimira Imana ishoboye byose. Baduha iminsi ikaduha imyaka, bakaduha imyaka ikaduha ibihe. Ariko mwayikomera amashyi menshi cyane. Imana ishoboye byose. Bari Kadeshi Barinea niho Mose yatumye abatasi ngo bajye gutara. Mubyibuke bamwe bari bavuga ngo ni barebare, bafite ibigango, barakomeye, ntabwo tuzakigera. Ngo Abisiraheli bagwa hasi bagize gute? Bubamye. Dufite abantu baguye bagwishijwe n'abandi, barubamye, barubamye. Ariko Yosuwa na Kalebu bageze mu iteraniro ry'Abisiraheli, baravuga ati Mungu Uwiteka avuganye natwe, twabiro nibareba bafite ibiga hari abana, ariko ni Uwiteka twishimira. Azatudabere bosika, azatujyana muri icyo gihugu, kandi tuzabajya imitsima. Niyo ari ikintu cyo hano kujya umugani, tuzabajya imitsima. Abafite kwizera haleluya, twongere cyane haleluya. Tuzabajya imitsima. Reba uwo mwicaranye mubwire ngo tuzabajya imitsima. Njye nabwiye abantu ngo sinzava muri ADP, ntabwo nzava muri ADP. N'itorero ry'umwuka, n'itorero twavuganiyemo n'Imana, n'itorero Imana yaduhaye amasezerano. Sinzava muri korali,
Abatikuma haleluya. Abatikuma haleluya. Utaite genda. Genda imyanya iri ku isoko. Uravamo undi yinjire. Uravamo undi yinjire. Ngo yaba nzi gucuranga ngo ndacuranze ngo nzi gitari. Ngo birabacanga bizagucanga wo bigucangira muri rompo. Bizagucangira muri rompo urabajyaruguru n'amajyepfo. Uri birasigaye n'iburengerazuba. Abandi dukomeje Abisirayeli bari bafite sente. Yesusi ari ku isi bari bafite sente. Bazunguzaga amasha bigatuma Yesu agahabwa icyubahiro. Ariko mana ya abari kumva tunagomba kubiteka muvuge ngo amina cyane. Mose ababaza ikibazo gikomeye arababaza ngo none ko tugiye i Kanani murasigara aha bavuga ikintu gikomeye turi guhagarara cyo muri iyi minsi. Baravuga ngo reka twubakire abagore bacu n'abana n'amatungo twe tujyane namwe, ariko nimumara gufata igihugu twebwe tuzagaruka. Ibintu murabyumvisha se? Twebwe tuzagira gute? Tuzagaruka. Ubundi muri uru rugendo dufite abantu benshi bameze nk'abadufubitse ariko batazigera babona Imana. Baradufubitse batubereye nk'ibikuvureri, batubereye nk'ibikuvureri, barimo barafubika ariko batazigera babona Imana. None se niba uririmba ugasambana, niba udiyakona ukaroga, niba umukristo ukanywa inzoga, wowe uri gufubika abandi ariko ntabwo uzabona Imana. Kandi mu rusengero uritanga, ntawe ukurusha gukora ariko ukanakora ibyaha. Dufite abarokore bazi kuzidiha inzoga. Yeka bazimwe. Bazi kuzidiha. Kandi akadiyakona. Yasimwe. Akaririmba. Ntacyo bimubwira. Mujya muramubwira muri igikuvureri. Kwino dufubike. Nitubura icyuma duha amafaranga. Nitubona abashyitsi duha amafaranga. Nitubaka duha amafaranga. Uri igikuvureri. Kwino dufubike. Dukeneye gushuha. Dukeneye kugira gute? Ushaka kuguha n'icyubahiro dukubita ayo mafaranga. Ariko mumubwira turi igikuvure. None biri mu Kanani ariko bagataha i Mowabu. Biri mu Kanani ariko bagataha mu Bamori. Biri mu Kanani ariko bagataha i Yesereli. Biri mu Kanani ariko bagataha i Galeyadi. Birirwa bari kuririmba mana we ariko bagataha i Mowabu. Mugataha mu kabari. Ririmba neza abandi bakize ariko uri igikuvureri ndabuzaye mu mutama. Hari abazi kuziririmba ariko nijoro agafunda inguni agasambana agasomana bakamukoragura ku mabere agaca inyuma y'umugabo. Uri igikuvureri. Iki Yesu yaravuze amabange ndabaza. Nimutera ubwoba n'ibyo mubona. Abo turi kumwe haleluya. Nimutera ubwoba n'ibyo mugize mute. Pase nimutera ubwoba n'ibyo ubona. Haya karabye. Barabye hari
no utazavamo, hari utazarenga. Ahantu hitwa kumurage ntabwo uzaharenga. Na Rubeni yarabikoze ashaka uburozi ngo aroge se Yakobo, asambanya umugore we, ariko nageze ku murage Yakobo ati ibyo wakoze ntabwo ushobora guhabwa umugabane w'umwana mukuru. Abakirwa haleluya. Aramubwira ngo ntabwo ushobora guhabwa umugabane w'umwana mukuru, ntabwo bishoboka. Barabemerera basubirayo. Yosuwa amaze gufata igihugu no kukigabira Abisirayeli. Abakirwa haleluya. Ngo baramwibutsa, baramubwira ko dushaka gusubira iwacu, niho twasabye. Ngo arabasezerera, arababwira ngo ariko ntimuzigere mukorera izitima, muzamenye Imana y'ab'isi. Wakorera Imana guturi mu kabariza, wakorera Imana guteze nusi wahanurira mu kabari kandi bari kuzigusoma. Bagezeyo ngo kuko barahanduye bajya Uwiteka ritari, bahura n'ibibazo bikomeye. Wiyandi magambo bari bamaze gusohoka ahera hima, bari bamaze kuva Ishilo. Nosi wava Ishilo ukagira amahoro, wava mu rusengero ukagira amahoro. Ihema ry'Imana bararisohoka, kandi bivuge ko ahari ihema niho haba abatanzi, ahari ihema niho basengera. Ko baragenda basubira, bagezeyo ngo bahura n'akaga gakomeye, bahura n'ibyago bikomeye, kuko batari mu ihema. Ko batari niho twasabye ngo Abisirayeli babimenye, barabahamagara ngo niba igihugu cyanyu ari kibi, muri gukora iki? Niba igihugu cyanyu ari kibi, ko twamenye ko muri gukorera izindi mana, ko twamenye ko muri gusamba, ko twamenye ko muri kuroga, mwava muri icyo gihugu mukaza mu gihugu kirimo ihema ry'Imana. Abakirwa haleluya. Abakirwa haleluya. Mwavuyeyo mukaza hari ihema, mugira abo bantu bazi, kuko ihema niryo ririmo igicaniro cyo kosereza ibitambo. Ihema niryo ririmo igikaramo, ihema niryo ririmo igitereko cy'amatara, ihema niryo ririmo ameza ariho imitsima 12 ishushanya imiryango 12 y'Abisirayeli. Ihema niryo ririmo isanduku y'isezerano isobanura ubwere bw'itorero Kristo. Ihema. Abakirwa haleluya. Ihema risobanura urusengero cyangwa ubuturo bw'Imana. Ingaruka ku muntu utaba mu ihema ry'Imana, icyambere ntabwo yihana, ntabwo abona aho kwihanira. Wakihana guteze? Rero mwakoze ibyaha muri korona ngo muzihanire uko tugeze mu rusengero. Mfite abantu benshi twahuraga nabo, ati muturaka tuzihana bazifunguye, no si yasagarutse batazifunguye. Byagenda gute? Munsubize, byagenda gute? Zifunzwe yasagarutse batazifunguye, byagenda gute? Haguruka uvuge cyane, byagenda gute? Gupfana n'ibyaha barimo. Ni ugupfana n'iki? N'ibyaha. Yaravuze ngo mube maso, kuko mutazi umunsi n'igihe. Haravuga ngo
ninde wakemera ko inzu yawe itukura? Samuel, inzu yawe bagiye kuyicukura ukamenya ko umujura yaje, wakemera ko yitukura? Yaravuze ngo nanjye niko nzaza mu gihe mudatekereza nanjye muntu tari mu ihema ry'Imana ntabona aho yaturira, ntabona aho yibana. Bisobanuye igikarabiro, kuko mu ihema ry'Imana habagamo igikarabiro gisobanura kwihana. Nicyo banyuragaho bakabanza bakihana. Habagaho ibirika byabagamo amazi bagakaraba intoki, barangiza habagaho n'ikirori kinini bakibereramo. Bisobanura umwuka wera. Abo turi kumwe, haleluya. Umwuka wera niwe twireberamo. Umwuka wera. Icyakane, hagaba n'uburyo yibuka Yesu, hagaba n'uburyo yibuka umusaraba, kuko bari nyuma y'ihema. Nose umuntu uri nyuma y'ihema yabona uburyo yibuka Yesu, yabona uburyo yibuka umusaraba se. Abo turi kumwe, haleluya. Umusaraba wa Yesu, inshuti za Yesu mvuge ngo amina cyane. Umusaraba wa Yesu, iyo turi mu rusengero, iyo turi mu ihema, nibwo twibuka amaraso ya Yesu, ko yagiye ku musaraba, ko bamuteye icumu. Nibyo bisobanura igitambo, igitambo cyo koserezaho igitambo. Cyo gice ntabwo wakigeraho utinjiye mu ihema. Haranditswe ngo ni Yesaya wabivuze, haravuga ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu. Haravuga ngo imibyimba yabo, imibyimba niyo yishizeho. Twaraba gupfa ariko duhinduka bazima. Ntitwaraba kugirirwa imbabazi n'Imana, ariko Yesu yarakoze. Tumukomere amashyi menshi cyane. Yesu yagize gute? Yarakoze. Yesu umucunguzi, Imana yamutanze, Imana we Imana
ariko tugeze turatubwira ngo bana banjye ndi kumwe nawe, ndi kumwe nawe. Gatatu, iyo umuntu atari mu ihema ry'Imana, atari mu rusengero, ntabwo abona umutsima utera imbaraga. Umutsima utera imbaraga usobanura ijambo. Umutsima utera imbaraga usobanura imitsima 12 yabaga ku meza. Yesu yaravuze ngo ni jye mutsima utera imbaraga. Mutsima ijambo ry'Imana tari mu rusengero, ntabwo wabona umutsima utera imbaraga. Imana ishimwe ko iduhaye umutsima. Abaturi ku haleluya, abaturi ku haleluya. Imana ishimwe ko iduhaye umutsima utera imbaraga. Kikaba zakiriye mu bwero wamina cyane. Amina. Umutsima utera imbaraga. Utera imbaraga. Bose ndura kurenza iyi minsi. Umutsima utera imbaraga. Uzi ukuntu umutsima ari mwiza? Kuba kera bajya ku mutsima w'amasaka, n'uyu munsi baracyakomera. Impamvu tudakomera ni ubugari, ni utu dusosi, nta mateke, nta bijumba, ni ukubyirukana. Niyo mpamvu mudakomera. Ni indagara, ni amasambaza, ni ugukubita nk'ubunyobwa, nta bindi. Ariko umuntu wariye ijambo ry'Imana, abatari ku haleluya, abantu cyane wanyina cyane wariye ijambo ry'Imana. Ngeze ku musozi, umuntu wariye ijambo ry'Imana. Icyaka n'umuntu utaba mu ihema ry'Imana, ngabe mu rusengero, ntabwo umwuka wera akorana nawe, akorana n'abadayimoni, kuko nibo baba hanze y'ihema. Umuntu ndahanurira mu rusengero, bari kuja guhanurira hanze, turahanurira mu rusengero. So hano zikoraga ziri hanze, sagera mu rusengero zikaze. Mujya murahanurira mu rusengero. Umuntu utari mu ihema, koya bafite uko ndana n'Imana, fayana mu rusengero. Rero ngiyo zigeze ahandi zirakora, muri muhira ho ntabwo zikora. Uje murababwira ati muze zikorere no mu rusengero. Ariko abatari ku haleluya, utari mu ihema ntabwo akorana n'umwuka w'Imana. Bisobanuye igitereko cy'amatabaza. Igitereko cy'amatabaza bisobanura umwuka w'Imana. Abatari ku haleluya, Imana itanze imbaraga z'umwuka wera. Nabona umuntu asa ameze nk'umuganga afite inshinge ari kugenda atera abantu inshinge. Ijwi rirambwira ngo ndi kubatera imbaraga. Imana ishimwe ko nanjye yarumteje. Ariko abantu bamira cyane kandi imbaraga zigendane, kuko hanze birakomeye. Hari abagore bambaye ubusa, hari abakobwa bambaye ubusa, bari kwerekana imibero, ariko bari gukorera shebuja. Tudasabye imbaraga byaturangira. Umuntu uri mu ihema ry'Imana ni gukorana n'imbaraga z'Imana. Reba uwo mwicaranye umubwire, ushaka kubwira batatu, babwire ngo niba ushaka gukorana n'Imana ba mu rusengero. Hase utaba mu rusengero ntabwo akorana n'Imana. Umuntu utaba mu rusengero ntabwo akorana n'Imana. Njyewe umuhanuzi uvuga ko ahanura ataba mu rusengero, dushiraga hakabazo. Ugasanga umuntu n'umuhanuzi baba baramubuze, ntibamubona mu rusengero. Ndaterana n'umuririmbyi, ndaza muri nibature, ndaza mu masengesho y'umudugudu, ndaza ku cyumweru, buri munsi yagiye. Jya uraba mu rusengero, ukorane n'imbaraga z'Imana.
abategura haleluya. Icyanyuma ingaruka ku muntu utaba mu rusengero mu ihema ry'Imana abakure y'ubwere bw'Imana bisobanura isanduku y'isezerano. Abakure isanduku nicyo nsoreje abakure kandi isanduku isobanura ubwiza bw'Imana. Nibuke ko yabaga ahera cyane, ahera cyane, aho bita Shekina, ubwiza bw'Imana, ahari imbabazi z'Imana. Kandi isanduku ry'abatamigwa riyaro isobanura umutwaro. Iyo turi mu rusengero niho duhererwa imbaraga z'Imana, niho duhererwa umutwaro bwo gukandagira inzoka. Abategura haleluya. Imana iduhere imbaraga zo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Bagutega ibitegano ukabisimba, bakuroga ukajya kubita muri wese. Abategura haleluya. Ko bahuye n'imbaraga z'Imana. Ubutwari ingoni yabo sobanura gupfa no kuzuka. Mukristo nyawe azapfa ariko yongera abeho. Ariko abategura haleluya, azapfa ariko yongere. Urabona Dawidi yavuze ngo sinzapfa ahubwo nzabaho kugira ngo ntekereze abantu imirimo n'ibitangaza Imana yagize gute cyakoze. Umukristo ntagapfa ahubwo arasinzira, kuko niyo apfuye arongera akagira gute. Ariko navuga ngo arabira cyane. Sobanura ingoni ya Aroni, sobanura ubutwari. Abakeneye ubutwari muvuge ngo amen. Abantu ngo Satani ngo yatwuzuranye ngo bari gutuma ngo tudahanura ngo iki cyumba n'aya masengesho ngo abadayimoni barimo. Mujye mubabwira ngo nta ngoni ya Aroni mufite isobanura ubutwari. Habagamo manu bisobanura ko mu nzu y'Imana harimo n'ibyo kurya. Ibyo kurya birahari, ibyo kurya birahari. Imana yagaburira haleluya. Kurya birahari. Nge sinarinzi ko najya, sinarinzi ko najya umuceri, sinarinzi ko najya ibirayi, sinarinzi ko najya oya. Ariko ngeze imbere y'Imana kandi iri kuvugana nanjye ngo ndacyakomeje kurya. Abategura haleluya. Kuvugana nanjye ngo ndacyakomeje kurya. Abagikomeje rero mu y'imbere icyubahiro. Ndasoje. Pastor, tugume mu nzu y'Imana cyane. Baririmbye tugume mu nzu y'Imana. Bagiye ko tugume mu nzu y'Imana. Bubareke bagende. Sibundi ugiye ugenda niki akazi ndose niba bagomba n'ibihumbi 20 ntiturihenurana. Ntiturihenurana ikintu mujyangwa si. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Iyo udashaka kuba mu rusengero cyangwa mu ihema, Imana igukira witeka ikagusohora. Twasomye ngo umuntu utaguma muri rye, munyumva neza, umuntu utaguma muri rye ajugunywa hanze ng'ishami ryumye, bakayateranya bakayatwika agasha hanze. Utari mu rusengero ajugunywa hanze. Bari n'Imana hanze ni heza. Barizo bicara mu mesa hanze ni heza. Oya bazabani babaza mu mesa hanze ni heza.
kandi ababeshi ya mbega ababeshi barimbutse hanze imbwa ariko se muri kubyumva hanze hazaba imbwa n'ababeshi igana ariko mana Matayo 5:13 havuga ngo iyo umuntu utayumva baramufata bakagira gute bakawujugunya hanze baragira bakagira gute hanze muvuge ngo hanze mugere ngo hanze hazabinda ngwino winjire mu rugo rw'Imana hanze ni habi ngwino winjire hanze ni habi hanze nahavuga kababwira uwitwa Munoni ajugunya Tamari hanze kababwira ahamagariza se abo hanze ngo baze basekese hanze ni habi tugiye gusenga Imana birashoboka kuba warasohotse mu rusengero tukaba tukubona ariko warasohotse mu buryo bw'umwuka mwegekeye inzugi hanze hazabibwa hanze hazaba ababeshi hanze hazaba abajura hanze ese wowe ntabyakuvanye mu rusengero ese wowe ntabyatumira ujya hanze Dawidi yarabivuze aravuga ngo narishimye kandi naranezerewe barambwira ngo njye mu nzu y'Imana ese wowe ntabyakujyanye hanze tifuza ko duse waba waragiye hanze ukagenda bwihishwa ugasanga kuri iyo nzoga waba waragiye hanze ugasambana waba waragiye hanze ukira bashaka guhagurukira aho uri kuko wasohotse mu buryo bw'umwuka tugira ngo turi kumwe ariko warasohotse uhagurukira aho wicaye tugufashe gusenga Imana Mana turaguhimba Esiba Kayimangora ufite imbaraga zikomeye ufite ubutwari bukomeye ufite imbaraga zikomeye nta kibasha kurogoya umugambi wawe turi imbere y'agasoya kandi ntabwo waduhamagariye ubusa baragutuka mu ijambo ryawe aba turabasenge bemeye ibyaha baracumuye ariko tubasabiye imbabazi tubasabiye imbabazi tubasabiye imbabazi tubasabiye imbabazi tubasabiye imbabazi eda domesiwa rege soferibwa tubasabiye imbabazi kugira ngo bababarire babarire ibyaha bagirire neza bahindure masha bagarutse muri wowe ongera ubataba ongera ubarebe twirukanye basimura bataribo mu izina rya Yesu urakoze Mwami kuko iri teraniro risuye icyangwa umuntu wese akamenya icyo ushaka urakoze kuko wubatse itorero
twowishe gusenga tasite bo eneka tubisabye twizeye poepa sonegome ni klages mu izina rya Yesu.